hari indwara igiye kuza ariko izaba iturutse exterieur yinjira muri wowe imbere, iturutse hanze. samu cyane cyane mu by'uburozi n'ibyo byose bayivangiye umuntu. Navuze ngo kurota wowe urwaye ubwawe, cyambere ashobora kuba hariho indwara zifatika, ariko ese burangiye ndakubaza icyo turazita physique, buri mwijima ni physique. Maladie interne nibwo turabyita ngo indwara z'imbere se ziragaragara, ntabwo zigaragara, ziboneka zakuzonze. Amasukari, pressure, tandukanya ntuze paralize, ndaza kuyivuga iyo barayibona inyuma, ariko indwara y'impyiko bayibona zikugeze kure. Nuvuga ngo abantu batangira kubona inyuma ko utangiye kuba undi wundi, ariko imbere byarageze gute, byarageze kure. Muriraho naho kwitonda. Ikindi ni ukurota nyine ubona nabwo ngubona warwaye ubwawe, ikimenyetso cyerekana ko umuntu ntege mu mwuka, cyangwa ikimenyetso cyerekana yuko bana na groupe mbi y'abantu mugendana. Yego, cya gatatu ukeneye kwihana ibyaha wahejeje muri wowe, niba ari wowe urota urwaye. Ikintu tugomba kumenya, ntabwo ibintu bidufata kimwe ku bantu, ntabwo dufata kimwe ku bantu. Nuvuga ngo inzozi ziza zitandukanye, mvuze ko twihariwe no gufata ku bintu byinshi, nawe urabizi. Mvuze inzozi nke cyane ariko umuntu abasha kumva, ariko zibumbatiyemo ibintu byinshi, ariko bikubiyemo ikintu gikomeye. Aha rero nongere ndashimira abo twaganira ngo ati ni ishuri ryiza twarize. Ni ukuri ejo bundi abantu baranejeje kuwa gatandatu no ku cyumweru, bambwira ati ni ishuri rizima, twayibonye dukererewe cyane ko ejo twafese imyaka 4 buriya. Nongeye kwibuka bayishinze, harimo wowe, harimo Rodrigue, harimo kuri gusengarwa. Jumwe ngingo felicitation ko twayifunguye ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021, ariko isa nk'iryamye gakeya, nongera kuyegura mu kwa 11 yitwa Ntambabazi official. Rero Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo usabe bano bantu, inzozi sinzi icyo tuzabwira abantu. Inzozi si byiza kudusangiza umuntu wese, ko nabwo ngo kubona urota uva amaraso ukajya kubibwira umuntu, azavuga ati Imana ndumva amenye neza ko bwa burozi ngiye kumugezaho, ahita bisobanukirwa ati bitewe n'icyo gikorwa agiye kugukorera, kandi nabipuraningaga ubu ziracamo ko nta gahunda afite. So si byiza rero ko sharinga dreams zawe zabe ziterambere z'ubuzima. Ubundi umuntu wese utari umushinga wawe ntamva kumubwira. Yego, umuntu wese utari umushinga wawe nta mpamvu zo kumubwira ngo ndumva ndwaye ngize gutengiza. Nuko hari uburyo iyi si y'umwijima, Satani ubundi acunga amagambo uvuga, reka mbisubiremo. Satani ntagera mu mutima w'umuntu, agucungira hano. Ni Imana yonyine gusa ihareba n'umuntu ufite umutima, wacungira kuri bivuye mu kanwa kawe, agahita amenya ibyo utekereza n'ibyo ugambirira, uri icyo uvuga n'icyo uri cyo. Ejo ndi hari umugabo aramutwaye dukorana kuri gahunda nyinshi, ejo nyiciye gahunda, ndavuga nti aho kugira ngo nyicire gahunda, waza ukantwara ibyo nakuye muri gahunda. Aho kugira ngo nyicire gahunda, watwara ibyo nakuye muri gahunda, kuko si ibintu byampaye gahunda, ni gahunda yampaye ibintu. Cyakoze hano kuri burya, ariko jya kugira ngo nyicire porogaramu yanjye, watwara ibyo ntunze byose naboneye mu gihe, uko igihe kimpa ibintu ariko ibintu ntibimpa igihe. Rero gufata igihe cyawe ukakibyaza umusaruro, ukicamo n'icyanjye ukaza kumbyiniraho, ntabwo twavara ukajya burya. Ariko ni ukuri ibyo urivuga n'ibyo abyo ndashonga cyane, ndazukitsunga cye kuri stati. Niba uzi ko winjoyinze igihe cyawe kugishyiramo n'icyanjye, kuki ibyo nakoreye mu gihe ubitware, ariko we ntwara igihe, wintwara igihe cyane. Igihe ibintu ntibimigi, ariko igihe kimpa ibintu kare. So rero ni byiza ko ugomba kubika amabanga y'ibintu byawe mu nzozi, please. Yego, niba urose ubona hari ubuzima kwa ukuntu ushobora kumva aratitira mu nzozi, ukumva urikanga utuntu, ukumva wakwinjira mu nzu ukumva hari amajwi avuga, wajyana ukumva ibyo bintu bisobanura ngo hari imyuka mibi irimo yinjira iwawe, ariko ije guteza uburwayi butari fizike, ahubwo bugaragaza urupfu ruri muri wowe. Ubundi hari indwara igaragara igiye kukwica. Yego, utarabimenye, utarabisobanukiwe, ikagaragara itagifitiwe igaruriro. Njye nigeze kuryama ngo ubuhamya, nabaga ahantu mu kajagari
ka Kanombe. Noneho ndyamye ngo mbona utwa pasiteri ntabwo ari mu itorero ryacu yitwa muri ndi torero rito Faith Center ngo umuntu arahantu arambwira ngo uriya mukecuru hejuru agufitiye ubutumwa njye nasanga uwo mukecuru ese mukecuru ni mu nzozi ambwira ikintu bwarakingiye umwanda gitemte nkibona icyo kintu nyine uko naragiye kwangata babona iyo ndwara uko imita nivuza irakira. So nuvuga ngo hari ukuntu tutunegirije. So rero ni byiza ko ibyo urota ubigira amabanga ubihisha ubikomeraho ku buryo umuntu wese abona ko ufite urwego runaka ugenda uhagarara mu gukora ibikorwa byawe. Yego icyo nimara kuzirota uzamye kuzazivanamo. Ikindi kubona baguha imiti kwa muganga menya ngo se ugiye kurwara n'umwana wawe niba umufite. Niba udafite umwana n'umubyeyi ugiye kurwara. Kurota abantu bahetse umuntu ugiye kwa muganga bisobanura ngo mu muryango ntugiye kujya kurwara gira ubwenge unanabimenye. Hari no kurota imiti kurota bagushira gutera urushinge. Aho kurota bagutera urushinge ntibisobanura ko ugiye kurwara. Aho umwuka arakubwira ngo hari inshuti magara wizera ko nta muntu batera urushinge ku mugaragaro. Oya no hiherereye hari umuntu uzakunigira hiherereye avuga ati je navuye kwa Jerry twavuganye muzi ko narindi yose barabizi ahita akubwira kuntu yagutera urushinge rero ubundi agushyire ku musozi akomenagura. Ezigira ngo ndashaka no kuvuga ibintu byinshi uyu munsi wa none. Yego ariko mbere yuko dusoza kubera ya minota twihaye kutarenza ndagira ngo nkubaze nanjye ubwo mpise ngira ikibazo nawe ubwo dukurikiye ashobora kuba yibajije ati se ko ari inzozi zishobora kuba zerekana ko ushobora kurwara uburwayi buri externe cyangwa interne bitewe na zimwe mu busobanuro umaze kuduha kandi ukaba utubwira ko nyine inzozi ni message direct y'Imana ibikubwira ikuburira. Ariko noneho tubiboneyemo na sinya yuko wafata umubiri mu buryo bufatika ndetse no mu buryo bw'umwuka. Uyu muntu wari usize inzozi by'umwihariko ndumva zitandukanye n'izindi sinzi impamvu. Zatandukanye umuntu abwira uyu munsi biraza kubatera ukuntu. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries buyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku wa 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya ninjoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe. Inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura. Izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruwa agaciro uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano ubumwe bw'Abera Ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12 tubondora tubagaburira tubashyitsa ku kigero cyiza. Kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza. Kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu kigo kigushishikaje ukumva ukinezerewe fatanya n'ubumwe bw'Abera Ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari ubumwe bw'Abera bukoreramo. Ubumwe bw'Abera Ministries si idini si itorero nubwo genda no kuba ryo ahubwo no munagira kisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose. Buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe ariko twita ku bana Imana ibaha umugisha. Amen. Gusuje kandi ngo haye ikaze nanone muntu w'Imana udukurikiye aho uherereye hose. Hano ni ku bumwe bw'Abera Ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Bushobora guhindurwa n'ibintu bitandukanye. Hari igihe buhinduka buba bubi bwari bwiza ariko impamvu turi hano ni ukugira ngo ubuzima bwari bubi buhinduke bwiza.
yaba mu mwuka ndetse no mu mubiri, kuko njya mvuga nti kuva nagera hano kuri Ubumwe bw'Abera Ministries, imitekerereze, imyumvire, imisengere, namenye uburyo mbikora kugira ngo bigendane n'uko Imana itwifuzamo. Amazina yanjye ni Jerry, nk'uko bisanzwe tujye kubana muri ibi biganiro cy'uyu munsi. Nk'uko twababwiye, icyumweru cyacu gitangira ku wa kabiri. Uyu munsi rero ni ugutangira ikindi cyumweru. Icyumweru dufite guhera uyu munsi ni ikindi cyumweru kidasanzwe. Ubwo mushumba ndamuha akanya atubwira ibyerekeranye n'iki cyumweru tugiye kwinjiramo, kuko tubonye imirimo ikoretse mu cyumweru gishize. Ndatekereza abantu abagiye muri comment, abaduhamagaye, abatwandikiye, hari ibyakoretse mu isi y'umwuka ndetse no mu isi y'ibifatika, kuko tuba tugira ngo dukurure ibiri mu isi y'ibidafatika tukabishyira mu isi y'ibifatika. Tubikuruza amasengesho, tubikuruza kwizera, ndetse ni naho turwanira intambara yo kwizera kandi ibintu bigakoreka. Mushumba ngo haye ikaze cyane. Urakoze cyane. Imana iguhumugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nagira ngo nshimire abantu bamaze kumenyera ko icyumweru cyo ku Bumwe bw'Abera Ministries gihera ku wa kabiri kikagera ku wundi wa mbere. Ngira ngo barabizi, ibintu bisanzwe. Turabashimira cyane mu cyumweru twanyura cy'icyumweru kidasanzwe. Abantu barakurikiye kandi barafashijwe, ni benshi. Turashimira abantu bose bakoze subscribe, baduhamagaye, banditse comment, ariko nanone twongera kubabwira ngo turacyabakunda urukundo rudasanzwe ku Bumwe bw'Abera Ministries. Twongere dushimire abantu b'Imana barimo batekereza kudufasha cyangwa cyo gufasha kugaburira abana no gukura abana mu mutuku bakaba abana bazima, kandi nkaba nifuza ko n'undi wese wagira uwo mwete kudufasha n'ingwe ikomeye. Yesu aduheremusha mu izina rya Yesu. Rero uyu munsi nifuje kuganira ku nzozi zitandukanye. Ntabwo tuvuga ngo ni wiki ya kino kintu, inzozi zitandukanye n'igibazo bwa buhamya tukabutanga. Imana iguha umugisha. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ni izihe nzozi? Ese burya umuntu ashobora gupfa kurota gusa gutya cyangwa indwara iramugwirira? Nta nzozi umuntu arota akazisuzugura. Buriya hari ikintu mbona dukwiye gusobanukirwa ku bantu b'Imana. Nta kintu n'iki gishobora kuba ku muntu Imana itakimubwiye Jerry. Kabone nubwo utabyumva, utabyitaho, utabyigiraho, ukayabona izimiruho, ariko Imana iba yakubwiye. Ahubwo njye nagize inzozi. Nagize inzozi ndavuga nzaza kubaza nanjye ntabera. Nta kibazo. Mbere yuko ninjira muri gahunda, jewe narose hari umuntu utetse. Yari atetse imyumbati n'ibishyimbo byiza byari bibyibushye, n'ibijumba bitogosheje nyine kumwe bagereka, babyita ngo kugereka. Yari atetse mu inkono abanyakigali se barabyumva. Ni ukuvuga ngo ni akungu, ubona nyine gakuze, nyine gasanzwe gatekwamo, ariko byari byiza bihiye. Arambwira, akambwira ati dore birahiye, ngwino turya. Ntabwo twariye, nahise nkanguka, ariko nabibonaga ko ari imyumbati n'ibishyimbo n'inuza n'ibijumba, ariko byiza bigeretse. Urakoze cyane. Ubundi ku busobanuro bw'ibijumba narabivuze, mvuga n'ibishyimbo, mvuga n'imyumbati, mubwira ko ari ibintu by'umugisha. Ubundi ko bifite ibinyabijumba, ibinyampeke, ibinyamisogwe, narabikubwiye. Ibinyamafufu ariko babyita ngo ni ibinyamafufu n'ibinyampeke. Hari ibinyamafufu, hakaba ibinyampeke, hakaba n'imisogwe. Imisogwe rero ni ibishyimbo n'amashaza, ni soya n'ibindi nkabyo byose batonora. Hakaba ibijumba, imyumbati, amateke, ibyo bita za bugayisi, n'ibindi biryo by'ibinyamafufu bitandukanye. Bihari byinshi cyane, ibikororezanya n'ibindi nkabyo. Hakazaho n'ingano, amasaka, uburo n'ibigori. Bisobanura umugisha cyane. Kuba ikibazo bibasha kubirya. Ntabwo twari rero kubona umuntu bagutegura bati karibu ugahita ukanguka, birasobanura ngo hari ibintu ufite muri iyi minsi cyane cyane bishobora guhindura ubuzima bwawe. Wari ufitiye ubwoba bwo kubyinjiramo. Ushobora kuba ari ubukwe, ushobora kuba ari kugura imodoka, ushobora kuba ari kubaka inzu. Muri ibyo hari ibyo wumvaga ukumva wabipostponinga kubera ubushobozi uri kwibonaho, ariko hari n'ifaveri y'uko ushaka wabitegura. Amen. Nushaka kubibabwira babyumva. Niba ari inzu bagutwerere, n'ubukwe. Urumva ni ubukwe ni projet ndende. Cyane cyane iyo umuntu ari n'imfubyi, adafite n'imiryango ikomeye. Cyane cyane ushobora gusanga
by'ukuri abo kumwe gobera ministries bamenye ko ntakuzi neza sinzi wanyu sinzi naho na kazi kaduhuza twidurira mu kazi ntabwo nyamwe nkuko wabivuze wabisobanuye kenshi na kazi nyuma y'akazi ni ibindi nuko tubayeho rero numva rero gataho ibyo akenshi bishobora kuba bisobanura bikunze kuba ku bantu b'imfubyi abantu badafite amaboko nimwe bitari kubona wakwiterura ubundi watekimwe tukigendera none ibyo bitekerezo byose bikakurwaniramo ukabura warota utetse iyo nkono ivanze ni amaboko menshi azagufasha kugera ku nshingano zawe kandi bijya bitera imbaraga so rero ukaba ufite gushidikanya ubundi bakwisiza mu kanwa n'umukobwa ati ko tubona bitugoye ubundi ndakora ubukwe ndereka ndari kumwe nande abandi batari ku bundi bagiye mu rukiko mukigendera none byose bikaza challenge mu mutwe wawe harimo n'abashaka kubaka inzu gusohoka mu bukode ati nako afite miliyoni imwe nakubaka iki akazu katuzuye uwo ndamusubiza ngo ibyondo byawe biruta amakaro y'abandi wafata umwanzuro ukajya mu byondo byawe yego kuko bya byondo wiyubakiye yandi wishyuraga buri kwezi uyashyiramo agasima nta n'umuntu waguseka ube wawe mu byondo ahubwo yaguseka uparitse imodoka ku nzu y'amakaro itari yawe y'abandi yego waguseka uwo muntu uzasanga n'umufite agashinga gatakuba ntiyagatangira solo nawe urumva ko sinari mbizi ubwo niba ari ubukwe rero ko haje wicika intege nkumve ngo uri wenyine kuko hari n'igihe usanga muri kano kazi dukora muri bije harimo ay'ababyeyi n'abashiki bawe n'abarumuna bawe ukwezi kugiye gushira wajya gupaza ugasanga usigariye aho none ugahita nzakora ubukwe gute ubwo rero by'ukuri ni projet wari ufite ndende ikomeye ariko igiye guhindura ubuzima bwawe guhindura status yivuga ngo ntiwagiraga inzu ugiye kugira inzu ntiwitwaga umugabo ugiye kuba umugabo nta kazi wagiraga ugiye kwitwa umukozi ni ibintu ni breakthrough nukubomora igikuta cyari kiguye wowe witinya ahubwo ikigutinije no kuzana invitation wese ubona invitation y'ugihorera akoze cyane genda usore invitation ubundi byemereweho saba imana ufite y'inkono yabika uburyo usore invitation y'ubundi bisigaye rero ukuntu imyumbati n'ibishyimbo n'ibijumba byivangira mu nkono imwe amen ubutaha twatangwa ni papa kana papa nicyo bivuze urakoze cyane yego ndabyumvise rwose hanyuma rero reka dukomeze dusenga mana nyiri cyubiro nyiri ubutware mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turi imbere y'ubwiza bwawe turagukunda ko wadukunze turakunezerwa mana ko ushobora kujya natwe ku manywa na nijoro kandi ukatugirira neza nyemera kandi ukadufasha twembi je n'umugaragu wa Jerry kandi Yesu uduhe performance nziza yuzuye umwuka wera uduhe kuvuga ibintu bikwiye data uturindiye amarangamutima yacu n'ibyo twibwira ahubwo mwami tuvuga ibyo dushakaho kugira ngo umuntu wese ukuri kimwe gabera ministries arusheho kugwiza imbaraga n'umunezero wa Yesu Kristo umwami wacu amen amen gihe uyu munsi rero nubwo tumaze kuvuga izo nzozi wari usobanuye mu kanya umugisha ndagira ngo ngiye tuganire ku bintu byerekeranye no kurota ubu iki ni iki cyakubwira ko ni nka prediction nibyerekana ko ugiye kurwara inzozi zerekana ko ushobora kuba ugiye kurwara yego ariko aha iyo urose urwaye wowe ubwawe urwaye ufite uburwayi bwo mukabona uri kwa muganga serum abisobanura kuri very weak cyangwa unaniwe mu buryo bw'umwuka uri umunyantege nke cyane uburyo no kwizamurira ngo data wa twese wo mu ijuru naryatse inshuro yazizo twigishije ntibabasha no kurivuga ikindi ni bigaragara yuko ukeneye kongera kwigwizamo imbaraga zo kubana n'abantu basenga bazima umaze iminsi ubana n'itsinda ritari ryiza ubwo Imana gushaka mu bihe byiza cyangwa dushaka kongera kugwiza imbaraga muri wowe ariko mu buryo bw'umwuka kandi ikindi cya kane ni uko bigaragara ko hari icyaha ukwiye kwihana utihaniye you need repentance ukeneye kwatura yego wowe ubwawe kwibona warwaye ariko ubundi akenshi hari igihe Imana ikohereza kurota ibintu by'indwara ariko igambiriye ibintu byinshi yego ko ukwiye kugira ikiruhuko bwo mu bimeze biteye mu mubiri cyangwa mu mwuka gute ikiruhuko cyo mu mubiri uguha ibimenyetso n'inzozi bita kushimara urazizi oya n'ibizozi barota abona baguruka ibintu bibarya basimbuka mbega bijya inzozi zibakura umutima yego biteye ubwoba dono biteye ubwoba kenshi buriya umubiri ukubwira ngo nkeneye kuruhuka ariko nkeneye kuruhuka uranduhura cyangwa ntabwo nduhura burya umubiri urakubwira buri kugushyira ku gitutu umubiri ngiye ntekereza kuri umuntu akuntu bavuga ngo ahenga imodoka inyeretse ko nta essence akajya gushyiramo kuki umubiri ukubwira yuko unaniwe ntuwumvire ufite indicator yaho urebera urakureka ukawushyiramo amakawa ukawushyiramo energy ukawushyiramo ibyo ushaka ukawuboosting ukakwihorera
ariko nawe ukazakwereka ko ari umubiri ukeneye ikiruhuko. Mu myaka 40-50 gukubita niho ndaza kubwira ibintu byinshi bibamo. Akenshi ushobora kurota umubiri wananiwe kuwumvira, wananiwe kuwakira, ko hari igihe tugira gutya ngo reka shanga gakawa, ngo reka mwe za energy, ukumva nyine umubiri ushubirije ubuzima, ariko ntuhatirize, ariko ntabwo urawuhatirije, kandi uko uhatiriza urakwihorera. Ariko hari igihe wari wamenya ko bagera abantu banywa Red Bull ukaba banywa n'agakarito ntusinzire. Uzi ko abantu bashobora kunywa ikawa ukagera ubwo ikawa ahubwo wayinywa ugahita usinzira ugifite mu ntoki, ko amaraso yararambiwe, umubiri urananiwe, urimo urakubwira ngo ndananiwe. Wakweretse ibimenyetso ko wacitse udusebe mu kanwa, kwereka ibimenyetso ufite uduheri mu maso, kwereka ibimenyetso yuko mu kanwa harimo ibyo hari twerekana ko unaniwe, ukwereka ibimenyetso wacikaguritse hagati y'amano, ukaguha ibimenyetso buri fizike ukabisuzugura. Hakaza ibimenyetso by'iki byo mu mwuka kugira ngo ureke ugahati mpaka energy mpe nongere ukawuhatiriza birusheje, ugeraho na energy nayo ntiwufate, none ukagera no gubura n'ibitotsi. None ubwo kandi uko ni ku boosting amasukari, ni kuzamura na pressure utabizi, ariko uba waburiwe. Imusi nshaka kubigisha ibintu bikomeye biranakomeye, birakomeye rwose. Ni gute ufite usebe mu kanwa ntumve ko ukeneye kugira ngo nduhura? Cyambere ko ari kuruhuka, ufite uburwayi utazi, rimwe na rimwe utazi. Hari abantu barwara batabizi, akumva nibisanzwe, ati ni umutwe wandyaga, akumva aranyeganyeze. Njye nifite umudamu wikundira kwirwara agahita yifatira utunini, ntari kwita utunini ku mutwe. Umutwe ntabwo ari uburwayi, umutwe ni imisiki y'ibindi burwayi, nabo ntanabyumve. Ikindi umunaniro ukayihubwira ko utita ku buzima bwawe. Hari inzozi zigwa ntiwita ku buzima bwawe, ugomba kwita ku mubiri wawe. Hari abantu batabyitaho rwose, wagira ngo umubiri ni nk'igikoresho bakoresha uko bashaka, ariko umubiri ukeneye kuruhuka, kubera ko hari imyaka uzagera bikwibutsa. Ugera mu myaka ugereka kwibutsa ukeneye ikiruhuko. Nk'ubu naraye ndyamye saa 10, ndimo ndakora vuba vuba, narayengana n'umuntu w'Imana ahantu mu gihugu kimwe, duhera saa 5 tugera saa 10. Ubu ndimo ndakora vuba vuba, kuko mu kanya ushobora gushita kuba ndimo mpunyiza imbere ya kamera, kuko umubiri wo urawukoreshwa kureka, ariko nawe arawugira ukakwishyuza nugira icyo urenzaho, urakwibutsa uti. Ikindi biba ko wirengagije ibimenyetso umubiri waguhaye. Uro turwaye muri za ngwana nakubwiraga, iguhe ngo witeho. Icyambere rero kuvuga ngo hari ibimenyetso waguhaye ngo witeho, kurya umuntu yicaye ukabona arahungije gutya, bibaho. Kandi wasanga ahantu umuntu asinziriye mu by'ukuri ntago byagakwiye, ugasanga ari nko mu bukwe, ari mu nama ahantu, ariko ukabona ibitotsi byamutwaye. Ariko babonye ko ufite ari kijya kikubayeho. So nuvuga ngo umubiri warananiwe, urungeranirwa, ubuhati by'imbaraga, nta siporo ukora, ntuwita. Mbega muri make hari ukuntu abarokore basuzugura ibimenyetso nk'ibi, ntibite ku mubiri wabo ukazabitaho. Kandi iyo umubiri ukwitayeho, ntuza n'amakanseri, amadiyabete, impyiko, umwijima, ukazana indwara zireme except sida. Ko sida no kujya kuyihaha. So rero icyo gihe ntuba witaye kuri uwo mubiri wawe ukabikubwira. Aho ni mu buryo bw'umubiri. Mu bw'umwuka nuko ukeneye kwihana ibyaha. Ikindi nuko muri wowe imbere hari ufite intege nke mu buryo bw'umwuka, sibyo? Nuvuga rero ngo ikintu cya mbere kurota ufite amenyo asa nabi mu kanwa, asa nabi. Kandi wiborosha ku karota ubona amenyo yawe ari mabi mu kanwa, afite imyanda, si umuhondo amenyo, si n'umukara. Kurya ubona hariho imyanda, imboga, ibiki, ukabona mbega n'amenyo atogeje. Ntunajyana mu cyaro afite ibivuzo mu kanwa, afite ibijumba mu kanwa, mbega ukabona ufite amenyo asa nabi. Pana yacu nk'imihondo, kandi kumena yaremye, ahubwo hariho n'imyanda. Noneho karota y'ibintu ifasheho, umenya ngo umubiri urimo urambwira ngo ndananiwe. Aho bitandukanye, binasobanura ko ushobora gusiduka warwaye kanseri uyifite mu mubiri wawe. Ni ikimenyetso. Ikindi kintu ni nightmare disorder. Ubwo za nzozi ziteye ubwoba. Nightmare disorder. Nightmare sabaga ba nijoro, sinakuri ba nijoro. So nuvuga ngo ibintu bya nightmare abagore ba nijoro n'abagabo ba nijoro, mbega femme de nuit, ariko bikaza ari désorganisé.
ejo ukarota basambanye na so na nyoko na so wanyu n'abapfuye bidasobanutse n'abazima, usambana n'ibikoko byo bigusambanya, usambana na bashiki bawe na barumuna bawe na bakuru bawe. Ibyo nabyo ubwabyo bigaragaza yuko ufite uburwayi ariko buzazamo diyabete, impyiko n'iza ndwara z'ibyorezo umuntu atabona inyuma, ahubwo abona ari uko byakwatatse. Nk'ubu ugashobora kutajya gukora tesite nibura nka rimwe mu mezi nk'atanu urengeje imyaka 40 natunitarwe ko nta prostate urwaye, ugashiduka yaje undi agashiduka bamupima za sukari yarenze urugero, kandi ibintu nabirotaga ntubifateho umwanya tarabimenye. Ukumva gusa nibisanzwe tapone iby'inzozi n'ay'inzozi naho niriwe reka mbyihorera, ariko wabibonye ko umeze uko kuntu akurotanye n'abagabo banijoro n'abantu, ariko mu buryo buri désorganisé. Banza ubyumve mu buryo nyine budasoda nibwo ubona si no muntu. Yego byose ni ikibazo, ugasanga hari n'unaryama bikamufata, hari n'ugira kumufata nijoro bikamufata, so ugasanga wa muntu ageze ku rwego rutari rumenya ngo witonde hano hantu harimo bwa burwayi. Kubona uva amaraso mu rubaye hose, aho ni mu nzozi ukabona uvuye nk'amaraso mu maso, ukabona amaraso mu kanwa, bitandukanye no kuba uri kuva amaraso iyo uri muri periode. Ukabirota nicyo kibazo. Niyo utaba urimo ariko ukarota ujya mu mihango uri umukobwa, ariko nta ni gahunda yo kujya muri periode ihari, cyangwa uri umudamu, menya ko hari indwara igiye kuza ariko izaba iturutse exterieur yinjira muri wowe imbere, iturutse hanze. Samu cyane mu by'uburozi n'ibyo byose babivangiye umuntu. Navuze ngo kurota wowe urwaye ubwawe cyambere shoko ari indwara zifatika, ariko ese burangenda kubaza barazita physique. Buri mwijima ni physique. Indwara z'imbere se ziragaragara, ntako zigaragara, ziboneka zakuzonze. Amasukari, pressure, tandukanya ntuze paralize, ndaza kuyivuga yo barayibona inyuma, ariko indwara y'impyiko bayibona zikugeze kure. Nuvuga ngo abantu batangira kubona inyuma ko utangiye kuba undi wundi, ariko imbere byarageze gute, byarageze kure aho naho kwitonda. Ikindi ni ukurotanye n'ubona nabwo ngubona warwaye ubwawe, ikimenyetso cyerekana ko umyantege nke mu mwuka, cyangwa ikimenyetso cyerekana yuko ubana na groupe mbi y'abantu mugendana. Yego, cya gatatu ukeneye kwihana ibyaha wahejeje muri wowe, niba ari wowe urota urwaye. Ikintu tugomba kumenya, ntabwo ibintu bidufata kimwe ku bantu, ntabwo dufata kimwe ku bantu. Nuvuga ngo inzozi ziza zitandukanye, mvuze ko twihariye no gufata ku bintu byinshi nawe urabizi. Mvuze inzozi nke cyane ariko umuntu abasha kumva, ariko zibumbatiyemo ibintu byinshi, ariko bikubiyemo ikintu gikomeye. Aha rero nongere ndashimira abo twaganira ngati ni ishuri ryiza twarize. Ni ukuri ejo bundi abantu baranejeje kuwa gatandatu no ku cyumweru, bambwira ati ni ishuri rizima, twabibonye dukererewe cyane ko ejo twafese imyaka 4 buriya. Nongeye kwibuka bayishinze, harimo wowe, harimo Rodrigue, harimo kuri gusengarwa. Cyo ngo felicitation ko twayifunguye ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021, ariko isa nk'iryamye gakeya, nongera kuyegura mu kwa 11 yitwa Ntambabazi official. Rero Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo usabe bano bantu, inzozi sinzi icyo tuzabwira abantu. Inzozi si byiza kudusangiza umuntu wese, ko nabwo ngo kubona urota uva amaraso ukajya kubibwira umuntu, azavuga ati Imana ndumva amenye neza ko bwa burozi ngiye kumugezaho, ahita bisobanukirwa ati bitewe n'icyo gikorwa agiye kugukorera. Kandi nabipuraningaga ubu ziracamo ko nta gahunda afite. So si byiza no kusharinga dreams zawe zabe ziterambere z'ubuzima. Ubundi umuntu wese utari umushinga we ntamva kumubwira. Yego, umuntu wese utari umushinga wawe nta mpamvu zo kumubwira ngo ndumva ndwaye ngize gutengiza. Nuko hari uburyo iyi si y'umwijima, Satani ubundi acunga amagambo uvuga. Reka bisubiremo, Satani ntagera mu mutima w'umuntu, agucungira hano. Ni Imana yonyine gusa ihareba n'umuntu ufite umutima, wacungira kuri vuye mu kanwa kawe, agahita amenya ibyo utekereza n'ibyo ugambirira. Uri ikivuga n'icyo uri cyo. Ejo ndi hari umugabo ramutse yadukorana kuri gahunda nyinshi,
aje nyiciye gahunda ndamubwira nti aho kugira ngo nyicire gahunda waza ukantwara ibyo nakuye muri gahunda aho kugira ngo nyicire gahunda watwara ibyo nakuye muri gahunda kuko si ibintu byampaye gahunda ni gahunda yampaye ibintu cyakoze hano kuri burya ariko jya kugira ngo nyicire porogaramu yanjye watwara ibyo ntunze byose naboneye mu gihe uko igihe kimpa ibintu ariko ibintu ntibimpa igihe rero gufata igihe cyawe ukakibyaza umusaruro ukicamo n'icyanjye ukaza kumbyiniraho ntabwo twavara ukajya burya ariko ni ukuri ibyo urivuga ni ibyo udashobora cyane ndaza ufite izuba cye kuri sitati niba uzi ko winjoyinze igihe cyawe kugishyiramo n'icyanjye ibyo nakoreye mu gihe ubitware ariko wintwara igihe cyane ibintu ntibimpa igihe ariko igihe kimpa ibintu so rero ni byiza ko ugomba kubika amabanga y'ibintu byawe mu nzozi please yego niba urose ubona hari ubuzima ukuntu ushobora kumva aratitira mu nzozi ukumva urikanga utuntu ukumva wakwinjira mu nzu ukumva hari amajwi avuga wajya ahantu ukumva ibyo bintu bisobanura ngo hari imyuka mibi irimo yinjira iwawe ariko ije guteza uburwayi butari fizike ahubwo bugaragaza urupfu ruri muri wowe ubundi hari indwara igaragara igiye kukwica yego utarabimenye utarabisobanukiwe ikagaragara itagifitiwe igaruriro njye nigeze kuryama ngo ubuhamya nabaga ahantu mu kajagari ka Kanombe noneho ndyamye ngo mbona utwa pasiteri ntabwo ari mu itorero ryacu yitwa muri iri torero ryitwa Faith Center ngo umuntu ari ahantu arambwira ngo uriya mukecuru hejuru agufitiye ubutumwa cyane asanga uwo mukecuru se mukecuru ni mu nzozi ambwira ikintu bwarakingiye umwanda kitse nkibona icyo kintu nyine uko naragiye kwangata babona iyo ndwara uko imita nivuza irakira so nuvuga ngo hari ukuntu tutunegirije so rero ni byiza ko ibyo urota ubigira amabanga ubihisha ubikomeraho ku buryo umuntu wese abona ko ufite urwego runaka ugenda uhagarara mu gukora ibikorwa byawe yego icyo nimara kuzirota uzamye kuzazivanamo ikindi kubona baguha imiti kwa muganga menya ngo se ugiye kurwara n'umwana we niba umufite niba udafite umwana n'umubyeyi ugiye kurwara kurota abantu bahetse umuntu ugiye kwa muganga bisobanura ngo mu muryango ntugiye kujya kurwara gira ubwenge unanabimenye hari no kurota umwe imiti kurota bagutera urushinge aho kurota bagutera urushinge ntibisobanura ko ugiye kurwara ahubwo umwuka arakubwira ngo hari inshuti magara wizera ko nta muntu batera urushinge ku mugaragaro oya no yahiherereye hari umuntu uzakunigira ahiherereye avuga ati jye navuye kwa Jerry twavuganye ntimuzi ko narindi yose barabizi yahita akubwira ukuntu yaguteye urushinge rero ubundi agushyire ku musozi akumenagure kugira ngo ndashaka no kuvuga ibintu byinshi uyu munsi wa none yego ariko mbere y'uko dusoza kubera ya minota twihaye kutarenza ndagira ngo nkubaze nanjye ubwo mpise ngira ikibazo nawe ubwo dukurikiye ashobora kuba yibajije ati se ko ari inzozi zishobora kuba zerekana ko ushobora kurwara uburwayi buri externe cyangwa interne bitewe na zimwe mu busobanuro umaze kuduha kandi ukaba utubwira ko nyine inzozi ni message direct y'Imana ibikubwira ikuburira ariko noneho tubiboneyemo na sinye yuko wafata umubiri mu buryo bufatika ndetse no mu buryo bw'umwuka uyu muntu wari usize inzozi by'umwihariko ndumva zitandukanye n'izindi sinzi biratandukanye umuntu abwira uyu munsi biraza kubatera ukuntu biratandukanye pe uyu we arabyitwara amande ikintu cya mbere ni ukubanza ukamenya sinye ziri ku mubiri wawe ubundi mbere y'uko urota umubiri waguhaye ibimenyetso mu bifatika umuntu atita ukibagirwa ukarwara ibisebe mu kanwa apeti gahinduka ntugire umwanya wo kurya ukaba wakenera kurya nka saa 8 z'ijoro ntubyuke ujye mu masafuriya niba ari kandi utari busy ariko utabishoboye ugasanga ugiye kurya kwiriye kumva unaniwe kumva hari ibyo ukeneye rero wanze kuko Imana idukunda cyane iguha intumwa y'inzozi noneho rero kugira ngo irebe ko wagira ubwenge nabyo ntibabyumva bakabyihorera so ni byiza ko mbere na mbere ubundi inama nziza après 6 mois cyangwa 3 mois kora check up buri myaka za 40 ingahe check up y'umubiri urebe aho isukari igeze cyane umubiri pressure n'ibindi byose ko ibyo byica cyane urebe na birabye bitera amantuze bindi ariko nuko nanuka kuryama uzarwara stroke
uzarwara vese n'ibintu byumvikana umubiri wagukomangiye. Twe twigisha abantu kumenya kwirinda. Noneho niba usanzwe nta ndwara urwaye ukabona uri muzima, menya ngo mwuka arimo arakubwira ngo ukeneye kwihana, imyanya igiye mu mubiri, ukeneye awakening, ubyutse muri wowe. Kandi nkubwira akantu keza niba ashaka no kubona tuba twahagurukiwe, uruzi n'ibindi, hari ububyutse abana amafaranga, iryo banga ndarimenya. Hari ububyutse ubwo no kuvuga ngo iby'umwuka bigendana n'ibyo mu mubiri. Ntibazagushuke ibyo kumbwira ngo Imana yarampanye ni mu mwuka. Niba ubutunzi kugendana umwuka, kugendana n'ubutunzi ni ukuri. Hari umwuka n'amafaranga arahaba. Ahari ububyutse no muri ububyutse iyo bwaje, ibitwenge, amafaranga, ubuzima, hose haza ububyutse. Hari abavuga zomene se na dopayi badafite igice. Ariko ntabwo ari ububyutse, ngo ni umwuka. Rero umwuka ariko ntazi icyo bavuga zomene. Zomene ni iki? Abantu bigana indimi z'umwuka baranshimisha. So nukuvuga ngo icyo ibanga yego nari kumeneye, warimeneye pe. Icya mbere nakubwiye ngo hari umwuka, hari n'amafaranga. Icya kabiri hari umwuka, haba n'ubuzima. Icya gatatu hari umwuka, haba n'igikundiro. Icya kane hari umwuka, haba n'ubwiza. Dusoreza gusa ntibumvite ijwi, nta kintu bufite. Kwanje mu mwuka ngo rererere barekare yaho ngaho. Ugomba kuvibura mu mutima, mu ikofi no mu nzu. Ahari ububyutse haba ibyo nakubwiye. Yego. Shalom. Murakoze cyane Shalom. Yego murakoze nawe.